gice cyatambutse mu nkuru y'igikomere basize Aida Kiera yarimo aganira na Ethan yaramaze kumubwira ko atwite. Ethan ntabwo yari ari kubyumva, yaramaze kuvuga ati mu gihe cyose twamaranye na bizu yawe n'iyi n'imwe, ese iyo ndutwite wayinyweye mu mazi yanyuze mu zihe nzira? Ese Kiera ubundi araza kumubwira ngo iki, aramusobanurira iki? Nyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihereye kuri abangaba bombi babiri. Ethan aratungurwa cyane, abwira Kiera akamubwira ati Kiera ntabwo nabyizera honestly. How comes? Wowe Kiera nzi utwita? No way. Byagenze gute rero? Gute wisanze noneho usigaye wirekura se? Ko njyewe wari warandwaje umutwe duhora dushwana. Kiera ati Ethan nanjye byarangwiririye, byambayeho mu buryo ntatekerezaga. Nimara kuva iwawe hariya nyine muri kampani nahereye ko nsezera mu rugo kwa Amara kuko numvaga narahemutse, numvaga naraguhemukiye, numva nyine ntazi ukuntu mama Amara azamfata nyuma y'uko anshakiye akazi iwawe. Ndagenda amafaranga make nari maze gukorera iwawe nayo narasevinze, nkomeza nyine kuyakoresha nshaka undi murimo ariko biranga, aho nkomanze hose bikanga, abageze bose bakambwira ati none nituguha akazi tuzajya tuguha transport gusa ariko nta mushahara, tubanze tukugerageze turebe niba ubishoboye. Nkabona ntabwo biri bukunde, ngera aho ngaho ubuzima burancanga, ntangira kugurisha ibintu byose nari mfite. Intebe zose nari mfite mu nzu ndagurisha, imyenda yose nari mfite ndagurisha, imyenda ihenze yose ndagurisha, telefone nziza nari naraguze ndagurisha. Sigara noneho mbaye ubuzima nanjye ubwanjye ntazi. Nageze kuri ya point yuko nta muntu n'uyu n'umwe nari nsigaranye nashobora kwaka n'igihumbi ngakimenya. Natekereza ko ndashobora no kugera mu maso, mva noneho isi nyikaragiyeho. Nakibuka ko ibyo nakoze ari amahano, mva neza birancanze. Icyo nakoze naricaye ndatuza, ndavuga ati reka nashyire buri kimwe cyose kiri kumbaho. Nta muntu wo mu rugo nari nyamagara nabura ngo amenye icyo gihumbi. Kumva bose bari kunyurira hamwe, ese kukora iyo ukorera urashyira he? Ese ubundi mu kazi yaguhembo yashyira he? Umurimo n'uyu n'umwe nari mfite. Ethan ati none se waje gutwita ute? Watangiye kujya uryamana n'abantu ngo ubone icyo kurya? Kiera tubona ntabwo ari njyewe, ntabwo nagera kuri iyo point. Niyo naba nenda gupfa sinzigera ngurisha umubiri wanjye kugira ngo mbone icyo kurya nangwa se mbeho. Ubwabyo nta gaciro karimo pe, nta kwiyubaha kuriho. Yego simbe baba bikora kuko wenda nta yandi mahitamo baba bafite, ariko aho kugira ngo mbigenze ni narangira pe, ubuzima bwanjye bwarangira. Ikintu cyambayeho nakomeje gusonza, inzara iranyica, rimwe ngwa mu muhanda. Ndimo ngenda nabwo ntaziyomba niyongera, numvaga narambiwe kuba ndi mu rugo. Gani wenda hari
simbura umugira neza unamba n'amazi yo kunywa. Nari nsigaye niririrwa amazi nkararira amazi, mbese noneho nanayanywa nk'amakorwa. By'imyaku kandi by'amahirwe wa mu muhanda umubyeyi wanjyanye kwa muganga, niba ndi bumwite mabukwe, niba ndi bumwite mama Joramu, ntago mbizi kuko kugeza ubu sinzi icyo ari cyo kuri njye. Naramusabye ndamwinginga njyana iwe mu rugo, njya kumubera umukozi wo mu rugo. Tugira abasore babiri yibyariye rwose. Nako ni batatu, Albert, Victor na Joramu. Nkihagera bumva ntabwo napfaga kwisanzura kubera ko nabaga ndi mu basore gusa nyuma yaho gatoya nsa n'uwisanzuye. Ntabwo nshaka kubivugaho, ariko bwa mbere ndyamana na Joramu yamfashe ku ngufu. Numva ko nta hantu ho kujya nari mfite, andi mahitamo nari mfite, ibintu byose yankoreshaga narabyemeraga kugira ngo nabura ndebe ko naharara kabiri. Naje kwisanga rero ntwite. Ethan ati ngo iki? Umuvuna muheto yagufataga ku ngufu akaryamana nawe ku gahato. Ati wimutuka ni papa w'umwana wanjye, umuvuga nabi. Nibyo wenda yarakosheje yaramemukiye, ariko nta mpamvu yo kumutuka. Ntabwo byaba ari fair, ntabwo byaba ari byiza wimutuka. Naho nyine yakoze uburofa, ariko yabusabiye imbabazi. Ethan ati none harateganywa iki? Nyuma yo kugutera inda byagenze gute? Ubundi kuki uri wenyine? Kuki wagiye kwa muganga wenyine? Ari hehe? Yarati yagiye mu kazi. Joramu nta kibazo n'iki na gito mfitanye nawe. Yewe we tunabanye neza, amfata neza, anyitayeho. Ikintu cyose nshaka nyibonera igihe nta kibazo. Ahubwo mama we niwe utaranejejwe n'ibyabaye. Yarambwiye ngo ntabwo yagira umukazana w'inkandagira bitabo, ngo ntabwo bibaho rwose, ngo ni amahano, ngo ibintu bitumvikana, ibintu byinshi nyine. Joramu ntabwo anyishimiye, ntabwo ankunda. Nabyo bintu bikomeje kumbera ihurizo, bikomeze kunshobera. Simfite icyo gukora, simfite aho kujya, mba numva najya mu rugo, ariko nabyo ntabwo byakunda. Sinzi ukuntu nahinguka imbere ya mama. Ndicara nkumva nasubiza ibihe inyuma. Nkumva ari ibishoboka.
bigasubiza ibihe inyuma rwose ntabwo nakifuza kuza muri iyi town Ethan ati none se basi ubu ngubu bana na Joram murabana nk'umugore n'umugabo that's why ntabwo tubana nk'umugore n'umugabo kandi nakubwiye ko mama we atankunda nyine urumva ntabwo nabana n'umwana we ngo ntabwo nize ngo ndingandagira bitabo ngo ndi umukozi wo mu rugo ntabwo namubera umukazana ati none se arishuwa neza ko utize ese uri nkandagira bitabo n'amashuri yose ufite ufite na university ndatereka ibyo byose ntabyo nigeze mubwira nta nubwo nakifuza ko abimenya bimumarira iki ko namubwiye ko nigeze nkandagira mu class namubwiye ko nzi gusoma no kwandika gusa ariko ntigeze ngira chance yo kwiga afana atari ko warakosheje niba waravuze ukuri ntago wakabaye uri kubonabona burya mbese ubundi niba atagushaka waje nka kwitwarira n'ubundi ko ngukunda mwana tuzamwitaho nzamwiyandikisha azaba wanjye yarati have Joram yakwica Joram nabwiye ngo njye mu rugo akambwira ati reka ntabwo yatuma mujyanira umwana ibaze ko inda nta n'amezi 3 arimo ariko wumve ngo mfashwe nk'umwamikazi kuri we ngahibaze noneho nkoze mistake yo kuvuga ngo ngiye kubana nawe ahari Joram yakicuma ibaze Joram udatinya kubwira mama we nabi kubera njye ibaze umuntu udatinya kubwira mama we ko ndi umugore we kandi mama wamubwira ko atanshaka Ethan ati ntabwo bishoboka ubu neza undi muntu arakuntwaye ubundi iyo utagenda ninjye wakabaye ngufi ntarakugize umugore ntabwo nari kurindira yongera chance ukagaruka mu kazi sinari gutekereza kabiri kera nyine atubwo ntabwo wari uwanjye nyine Imana yabonaga utari uwanjye nanjye ntari uwawe nza kuba ndi uwawe ntabwo ibi byose byari kubaho Ethan ati ndababaye gusa Ayla genda gukunda nubona uwo Joram atakwitayeho nangwa se atangiye kukubabaza ntuzagire isoni ntuzaterwe ipfunwe no kubimbwira uzaze umbwire buri kimwe kandi nubona bakomeje kugutoteza uzaze twibanire yarati Ethan uzigera untegereza ubu mfite ubusembwa ngiye kuzabyara nzaba ndi umugore sinzaba nyiri umukobwa uracyafite amahirwe menshi cyane imbere yawe gusa nujya gushaka uzahitemo neza waba uzashaka umugore ugukunda ukubaha ubaha n'abantu ariko njyeweho basi uzanyibagirwe kubera ko nta kintu n'iki na kimwe gishobora gukunda hagati yanjye nawe ubu ngubu biragoye biri very impossible ntabwo nabyemera niyo
iyo ntabana na Jonah urumva ko byaba bigoye ko najya kubana n'undi muntu kandi mfite umwana wundi ese ko na Jonah mbona atazigera atuma njya kure yiwe kuko asigaye ankunda ndabibona ahubwo reka ntahe kuko asigaye ava mu kazi kare aje kureba ukomerewe Ethan arababara ariko nta kindi kintu aba afite cyo gukora yitegereza Aina akumva ntago ari kumuhaga gusa nyine akemera akamureka akagenda ataragera kure Ethan abwira Aina akambwira ati Kiara numara kubyara uzagaruke nguhe akazi umwanya wawe uzasanga ugihari Kiara aramwenyura azunguza umutwe akabyemera ariko agakomeza akigendera Ethan asigara aho ngaho ababaye ariko ntacyo gukora afite Kiara arataha akagera mu rugo agasanga Dushamo yahageze asanga yarakaye cyane akimubona avuga ati babe uvuye maze isaha yose ndi hano muri uru rugo telefone wayisize nayihamagaye numvira gusonera hariya ikindi kwanza nasize nkubwiye ko ugomba kwimuka ukajya hariya ugomba kugera mu cyumba cyanjye ugomba kujya turara ibyo ntabyo wakoze ndaje nsanga ntuhari wari wagiye wa mugore we Kiara ati uko niko ndamutsa none kumbaza ngo bite wiriwute umeze neza basi nyuma yo kumbaza uko niriwe nuko meze uhere ko wenda unambaza ngo mvuye hehe wakabaye mbaza ngo where are you coming from maze no kumbaza nuko niriwe babe nuko nguko wakabaye rwose unyakira nubwo wari unkumbuye Ramati baby nibyo pe buri segonda buri munota buri segonda genda mba numva ngukumbuye niyo turi kumwe mba numva ngukumbuye n'ubundi mba ngukumbuye ariko ntugatume mpangayika ndi kwibaza mfite ubwoba ngo wagiye ndi gutekereza ngo wansize ubwoba bwanyishe numva umutima wanjye utari hamwe ndi kwibaza ahantu nzajya kugushakishiriza ndi kwibaza ahantu nzagukura Kiara ntuzongere gukorera ikosa pe ntuzongere kuva muri uru rugo utambwiye nubwo ntaramenya aho uvuye ibaze hagize ikintu kikubaho urabizi neza nta muntu n'uyu n'umwe mfite nabaza nta telefone wenda ngo umuntu yari no kuyirebamo akamenya n'abahamagara Kiara wa mugore we wa mukobwa we nkunda na sari mbabariye koko ndagira guhangayikishwa nuko mama atari kukwemera mpangayikishwa nuko isaha n'isaha nshobora kukubura nawe ati basi mbabarira I'm so sorry ntabwo nari nzi ko ari uko biri bugende sinari nzi ko nyine uri buhangayike kuri extent nyine birevo biriho ndabona iri hayi so I'm so sorry babe I'm so sorry tuvuze ese babe Kiara ati yes of course nyine mwise babe none se mwite kuki ubwe Joram
ati ngaho basi mbwira uvuye. Kera ati mvuye kwa muganga, mvaga nameze neza. Barambwiye ngo nyine ni ibisanzwe, baransobanurira bambwira ko amezi ya mbere nyine agorana, ariyo mpamvu ndi kwiyumva gutya, mva nta kintu nshaka kurya, mva sinshaka kunywa, numva nyine nta butege, banga ngo bizashira wenda mu mezi make ari imbere, ariko hari utunini bampaye. Amatoke nari nahangayitse, ntangiye kugira ubwoba, numvaga wansize, ntuzongere gutuma mpangayika, please ntuzongere gutuma umutima wanjye ujya kure cyane. That's sorry baby, next time nzajya nkubwira. Ariko nanjye nagiye kare ntekereza ko ndi buze utarataha, so nawe watashye kare pe. Nzi ko nagutanze hano noneho wahananze, basi nawe ujya umbwira. Ndati nakubwira gute se? Njye naguhamagaye ngira ngo menye uko umeze, mpamagaye simu yawe mbona nturi kuyifata, nkomeza kurwana no kuyihamagara ngo ndebe ko witaba ngiye ikibazo. Niyo mpamvu natashye kare. Ntugashyire isimu yawe kure, kuko bizajya bituma mpangayika. That's sorry, ntago nzongera. Ati ngaho rero nyine genda wereke Liza ibintu byose ari bukuzaniye mu cyumba cyanjye, ntabwo ngongere kurara, tugomba kujya turarana. Ati reka tuzajya turarana, ngende umugore wawe byemewe. Ndatari ko se birasaba iki? Tugende iwanyu se njye kubemerera ko ngende umugabo wawe, mbahereza inkwano zose bashaka, mbere umugore. Kera ati ntabwo byavamo, kubera umugore mama wawe atanshaka. Rero batari kuri kunsetse. Nose abantu bose izi ngo zose zubatse kuri iyi si, niko ba nyirabukwe bakunze bakazana, niko saba kwe bakunzwe mu miryango bashatsemo. Icyambere nuko ngiye ngukunda, kereka wowe niba utankunda ukaba utanshaka, wenda wifite undi muntu ku ruhande ukunda, nkaba nabizi. Hari undi muntu ufite muri gukundana, ukaba wumva utanshaka nabura. Ati nowe kubera iyo uri gutekereza gute babe, come on, nta wundi muntu mfite, wowe wenyine. Ndati rero ugomba kuza tukajya tubana. Ibya mama byirengagiza, mama nakomeza gutya tuzagenda. Mfite inzu yanjye, kuba mba hano kwa mama soko nagiraho, mfite inzu yanjye, ariko kubera ko twanze gusiga mama wenyine, kumusiga mu nzu wenyine, twese n'abavandimwe nta muntu afite inzu ye. Ntago nawe mfite imodoka nziza ngo mbe ntarubaka nta nzu mfite. Ntago ngiye meze nk'abasore usanga gura imodoka nziza nta kibanza nta nzu. Mfite amazu menshi wa mukobwa. Basi se twigendere tuve iruhande rwa mama, nicyo kintu ushaka? Ati hoya uramenye, ngewe ntandukanye umwana n'umubyeyi, oya barakubeshya. Ntabwo nabikora, ubwo nyine nzemera kwihanganira kubana na mama ukomeze kuri, nubwo watanyemera. Atazagera ahakwemere kandi agukunde. Mahera ko ahamagara Liza, avuga ati Liza, reba muri iyo nzu urebemo imyenda mishya gusa, nyine ibintu bishya birimo aho ngaho, ubizane guhereka ahantu bishyira. Zaragenda agatoranyamo imyenda mishya, duramu aba amaze iminsi ashopingiye ayira, yamara kuyitunganya neza akamwereka aho ayishyira mu cyumba cye. Isigaye Ayla abwira Liza, akamubwira ati Liza,
n'indi isigaye ndumva twayifashisha abantu ariko saba abantu ndabakura he kuva muri uru rugo biragoye biranagoye ko nagenda umugabo wanjye atazi aho ngiye basi uzashaka abantu wihereza nanjye nta kindi kintu nayikoza uzati se wayinyihere nkayihera abana banjye yarati niba wumva bayambara njye numvaga nyine ntayiguhereza utaza kugira ngo nagusuzuguye basi wenda ukabuza abandi bantu bakeneye imyenda ukayibaha niba ubona abo ari mizima mwayambara nta kibazo zati ni mizima iyi ngiyi abana banjye baba bayambara ahubwo usanga ubona ko ari imyenda y'imisirimu igezweho nayo ni mizima da ahubwo se ko ari myinshi ubu ndayitwara yose wowe urasigarana iki yarati yewe twara iriya washyize mu cyumba irahagije bakomeza gutunganya ari nako no mu cyumba cya Joram bahatunganya baragenda bakataka hakaba hashya mbese bikagaragara ko ari icyumba cy'abageni cyangwa se abajene mariye turamubona nezerewe yishimye nta kibazo nta n'icyo bimutwaye saragenda akicuma ibyo kujya komeza kiragera yaragira ubwoba bwo kuza gusangira nawe nuko kugira ubwoba rero maragenda akamaza atari kuse uzagira ubwoba bwa nyoko bukwe kugeza ryari uzatinya gufesingana nawe mu maso kugeza ryari ukwiye kurenga ubwoba ufite ugafesingana nawe niba ari ubugome bw'ukabumenyera niba ari ukuvuga nabi kwiye ukabimenyera nose ubazajya avuga wirukanke uzamunga kugeza ryari kari nyoko bukwe ndatshabyihoreraga kari kubundi karahandurika nuko atari wowe mama wawe areba nabi genda namutinya ndazi kuba umutinya ni kimwe ariko no gufesingana nawe ni ikindi imyitwarire ya mama nanjye pe ntabwo inezeza uburyo yitwara nanjye simbikunda ariko ukwiye gufesingana nawe ibintu bikagenda neza ngwino tugiye kurya yarati wayangenda arya ari uko avuye ku meza Joram ati ngwino tugiye kurya twese tuba tugomba kurira hamwe tukavira ku meza rimwe tukagira kuryama kimwe n'isaha imwe nta muntu usigara muri sitting room wenyine cyangwa se ari kurya wenyine ibintu iwacu ntibihaba ati no way wambabariye ati ngwino yewe agera aho ngaho akagenda afite ubwoba n'igihunga aragenda akarya ariko akarya afite ubwoba yitegereza nyirabukwe nawe ariko amureba cyane amara kurya Joram agira atya agafata ikiganza cya Kiyara ngo tujye kuryama ndagihaguruka mama Joram aramureba akavuga turavuze ngo mujye ati mama ndavuze ngo tujye kuryama se twasoje kurya ikindi kintu gisigaye ngiye n'umugore wanjye tugiye kuryama ndahera agaseka kavuga ati ariko ari njye nawe ninde wabyaye ari njye nawe ninde utegeko ari njye nawe ninde wakabaye agendera munsi y'amategeko y'urugo noneho mwahisemo kwishingira ku ngufu mugiye kuryama hehe Joram mu cyumba cyanjye ase mama wambabariye ukareka kwivanga mu bintu byanjye n'umugore wanjye wambabariye wo kagira imana we yuko ari umugore wanjye icyatumye mukunda kutakizi n'impamvu ngiye nshaka mbere umugore kutayizi mama ngiye ujya kubana na data nigeze nguhitiramo nange iwanyu baguhitiyemo
wandetse ko amarangamutima yagenze ahantu ari kunyobora urashaka iki wandekeye umugore ndetse ntabwo bishoboka aho ngaho uribeshye aho asanzwe arahazi kandi ikindi nawe aho urahazi kuva ryari murarana inkuru yacu reka tuyisubikire aha ngaha ese iyi ntambara yarangira gute murabyitwara mate ese arumvira nyina ntabwo araza kugira gutya musuzugure inkuru yitwa igikomere ese twibaza ni mu bice bizakurikira yewe nitwa Atete inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye wiyibageza